Onti TV. Hello once again, ninjye Popo ikiganiro Bookstore kuri Onti TV. So I'm back, tugiye komeza kubana mu nzu y'ibitabo cyangwa mu bubiko bw'ibitabo. Ndabizi ko bamuneza amatwi muri benshi, ndabibashimira kandi ndabibakundira. Niyo mpamvu mbashikariza gukomeza kubana nanjye. By'umwihariko uyu munsi tugiye komeza kubana mu bintu duhoramo buri munsi, cyane ko mubizi ko tubayeho kubw'amagambo, kubw'ijambo. Nanjye mba nabageneye ijambo ariko ryaturutse mu bitabo, byanditswe n'abahanga, ryaturutse mu bintu nyine by'abahanga by'ubwenge. So tugomba kuba abanyabwenge, tugomba kuba abantu bazi ibintu, by'umwihariko ibintu byanditswe. Uyu munsi rero uribaza ngo nje kubabwira iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyiswe unbelievers, cyangwa se abantu batizera, abantu batemera. Abo bantu babaho, ushobora kuba utemera, ushobora kuba uri kunyumva ariko utizera ibintu bimwe na bimwe. Iki gitabo tugiye kuganiraho cyiswe gutyo, ndagira ngo tugende tureba inkuru zimwe na zimwe, tuganire tumenye ngo kwizera ni iki, ubundi se kuki twizera, kwizera bidufasha iki, yaba kwizera mu buzima busanzwe. Iyo tuvuze imyizerere tuba tuvuze imyizerere mu iyobokamana, mu bikorwa dukora, tukizera ko bishobora kuba. Rero tugiye kuganira ubundi se kwizera kutumariye iki, kuki tugomba kwizera mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Umuntu akwiye kubaho yizera, kuko n'ubundi ibintu byinshi ntago tubibonesha amaso. Hari rumwe na bimwe tutabonesha amaso, tutazi ngo biturukaye, ariko tukizera ko bibaho. Hari n'ibindi noneho rero tubona tukizera, tukabyizera kubera ko tubibona. Cyane ko kwizera bivuze ko kwizera ni ukwizera, ni ukwemera ko ikintu kiriho waba ufite ibimenyetso cyangwa utabifite. Rero tugiye kugana naho kwizera ko ibintu bishoboka kubaho kandi udafite ibimenyetso, udafite n'inzira zabyacamo. Ndagira ngo tuganire. Ushobora kuba urimo gutekereza ikintu wakora ariko ukaba udafite kwizera ko kizashoboka. Nubwo tujye tubikomparinga n'ibintu byo mu myizerere y'iyobokamana, ngira ngo mujya mubibona rwose ukuntu abantu bizera ko ijuru ribaho, bakizera ko Imana ibaho, bakizera ko hari ubundi buzima, mbese bakabikuriramo bakabigira ibintu byabo. Ariko no mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abantu babaho bizeye ko bazagera ku bintu runaka, akavuga ati njye nizeye ko nzaba umuntu ukomeye, njye rwose nizeye ko nzagera kuri iki kintu nubwo nafite ubushobozi, aribwo ubwo bushobozi tubukomparinga n'ibimenyetso cyangwa se n'ibintu bifatika biduha kwizera. So, ufite kwizera ko ushobora kuba undi muntu kandi ufite no kutabyizera ko utamuba. Mu gihe cyose utizeye ikintu, niko Bibiliya ivuga, mu gihe cyose utizeye ikintu ntago kibikubera. Ariko kandi baravuga ngo icyo wizeye kikubera uko wakizeye. Kandi buriya ngo iyo wizera biguha imbaraga, biguha courage. Iyo wizeye ikintu kiri bushoboke, ubaho ufite courage, ubaho wishimye. Iyo hari umuntu wizeye, uba umukunze, uvuga uti ntabwo yamemukira ndamwizeye. Niyo mpamvu n'ibintu dukora tuba tubyizeye, tugomba kwizera. So iki gitabo impamvu cyanditswe gishingiye ku nkuru y'ukuntu abantu baba babayeho batizera. Ugasanga umuntu kubera kutizera kwe ahora mu bintu, ahora hasi, najya ava hamwe, najya atera intambwe, kubera ko iyo utizera ubura mu bwiyukunge. Ukavuga uti ubundi se ko bitashoboka, n'ubundi se ko bitagenda gutya, ugahora nyine utuje, utagerageza, utakirekura ngo ugire ikintu ukora. Ariko iyo wizeye bituma nyine uravuga uti iki cyizere cyanjye kizangeza kuri ibi, noneho bigatuma uvuga uti reka mbikore kubera ko nizeye ko bizashoboka. Eka mbaho urugero rworoshye. Urabona iyo umuntu ashatse umugore, umuntu w'umusore ashaka umugore akizera ko amukunda, ariko mu by'ukuri nubwo bamwizeye ashobora no kuba atamukunda, ariko kubera ko yizeye ko amukunda aramuzana akamushyira mu rugo, bakabana, igihe kikagera agatwita umugore, akizera neza ko uwo mwana ari uwe. Muri uko kwizera ko umwana bazabyara ari uwabo, bituma bagura ibikoresho bakitegura umwana kuzamwakira, kubera ko bizeye neza ko umwana ari uwabo. No mu buzima busanzwe, usibye no kuvuga ngo umwana ngo twimwitegura bakabyizera, nawe tekereza iyo ugiye gukora ikintu ukizera uti kino kintu kizacamo, ubona ukuntu ufite courage, ubona ukuntu ugikora wumva utitaye ku bantu baguca intege, kubera kuvuga uti nubwo banca intege ariko nzakigeraho. Dufite kwizera muri twebwe, yaba ibyo dukora byose tukabyizereramo, ibyo tuvuga byose tukabyizereramo, kandi ukizera neza ko ikintu uri gukora ari ingirakamaro kandi kizagira ahantu kikugeza. Hari abantu benshi bafite ibintu bizeye, haba mu iyobokamana,
abantu bizeye Imana turabazi muri Bibiliya, abahanuzi, abakozi b'Imana ba Abraham, ba Samuel n'abandi, ariko hari n'abandi mu buzima bwacu busanzwe rwose tuzi bageze ku bintu bitandukanye kubera kwizera, kubera ko bizera ko bazaba abantu bakomeye. So ndagira ngo ubeho wizera, guhera uyu munsi wa none wishyiremo ko wizeye ikintu urimo gukora. Guys, ndabinginze mukomeze mudukurikire, jya muri comment utubwire uko ubyumva kwizera, utubwire ikintu wizeye, noneho wumve unatubwire ukuntu wumva uzakigeraho. Murabizi ko tuba tubari hafi, ubutaha tuzasubire noneho tureba koko ko ibintu twizeye twabigezeho. Yari ngiye Pupu on TTV. Ciao ciao. On TTV.